munyemerere mu gace k'uyu munsi tuganire ku nkuru nziza cyane nasomye ahantu. Igihe kimwe Imana yohereje marayika wayo ngo aze ku isi gutwara roho y'umugore wari wapfuye. Marayika amanutse ageze ku isi asanga ahantu umurambo w'uwo mugore uri hari abana batatu b'impanga. Abo bana batatu b'impanga bari bakiri impinja. Yahageze asanga agahinja kamwe karacyari konka umurambo wa nyina, ku ruhande akandi gahinja nako kari kurira cyane gashonje kari gukangura, gasa nkaho gakangura nyina ngo abyuke agahereza ibiryo. Ku rundi ruhande hari umwana wundi w'uruhinja, impanga ya gatatu iri kurira cyane ikeneye kuryama yabuze uyiryamisha. Marayika ahageze yakibibona yakubiswe n'inkuba, amarira amuzenga mu maso. Marayika atangira kwibaza ati se uyu mubyeyi wapfuye aba bana be bari ahangaha bazabaho gute? Marayika akomeza kwibaza ati se uyu mubyeyi mukangure, roho ye sinyijyane nongere nyishyiremo ubuzima abyuke yite ku bana be, cyangwa se nyifate nyisubize mu ijuru? Nyuma y'agahe gatoya marayika akiri kwibaza ibyo bibazo byose, yafashe umwanzuro wo gusubira mu ijuru imbere y'Imana, nta roho ajyanye ngo ajye kuyibaza ibyo aboneye ku isi niba Imana ibizi koko. Marayika yarazamutse agera imbere y'Imana nta roho ajyanye yari yatumwe. Agera imbere y'Imana ayisobanurira ibyo yabonye ku isi, arayibwira ati umuntu wantumye ngo njye kuzana roho ye nasanze ari umugore wapfuye afite abana b'impinja batatu b'impanga. Kamwe nasanze kari konka umurambo wa nyina, utundi tubiri turi kurira. Abitekerereza Imana byose. Akimara kubitekerereza Imana byose, Imana yaramurakariye igira umujinya mwinshi cyane, iramubwira uti ese kuba nagutumye ngo ujye kuzana roho y'uriya mugore ni uko ntari mbizi? Utekereza yuko undusha ubwenge? Utekereza yuko nakohereje ngo ujye kuzana iriya roho ntabitekereje? Imana yaravuze ngo ukoze ikosa rikomeye cyane. Yabwiraga nyine uwo mumarayika ati ukoze ikosa rikomeye cyane, uyu munsi ugiye kwakira igihano. Icyo gihano cyawe ngiye kuguhereza, ngiye kukohereza ku isi ujyeyo, uzagaruka ari uko umaze guseka inshuro 3. Urumva igihano Imana yahaye uwo mumarayika? Yaramubwiye iti ngiye kukohereza ku isi, uzagaruka ari uko umaze guseka inshuro 3 ubugoryi bwawe. Marayika yisanze ku isi ari nijoro mu muhanda muremure, hanyuzeho umugabo ari kumwe n'umwana we agiye kumugurira ibikoresho byo ku ishuri. Uwo mugabo abonye ukuntu marayika aryamye mu muhanda amugirira impuhwe, arangije aho kugira ngo akomeze ajye kugura ibikoresho by'umwana we byo ku ishuri, yafashe ibiringiti n'ibindi bintu abigurira uwo mumarayika amufashe, kubera ko umumarayika yari aryamye ku muhanda ameze nk'aho nta buzima afite. Yaramufashe amujyana imuhira, yamuguriye ibyo bintu byose mu mafaranga mwibuke yari kuguriramo umwana we ibikoresho byo ku ishuri. Bakigera imuhira, umugore w'uwo mugabo wari ujyanye umwana ku ishuri yararakaye cyane, arabiha. Atonganya umugabo we, aramubwira ati ni gute amafaranga yo kugura ibikoresho by'umwana wo ku ishuri wayafashe ukayaguriramo ikiringiti n'ikote umugabo usanze mu nzira? Urumva uyu mwana wacu azabaho gute, aziga gute? Ubwo ni umugore watonganyaga wa mugabo wari watoraguye marayika. Marayika nta n'umunsi ushize aragera ku isi yahise aseka. Urumva muri za nshuro 3 Imana yaramubwiye azaseka, yahise aseka inshuro ya mbere. Ubwo ngubwo rero marayika akimara guseka, uwo mugabo yaramubajije ati wowe bari kuntonganya ku byo nagukoreye warangiza ugaseka? Uwo mugabo yaramubajije ubwo ngubwo ngo uri guseka iki? Marayika araceceka kubera yuko yari azi yuko agomba guseka inshuro 3. Ariko mu by'ukuri ikintu marayika yari asetse muri ako kanya, marayika yari asetse yuko uwo mugore nubwo yarakaye atazi yuko umugabo we icyo yatabaye ari marayika uvuye mu ijuru. Nicyo kintu rero uwo mugore uwo mumarayika yari arimo araseka. Nk'uko marayika yari kuvuga ngo wa mugore we, iyo uba uzi icyo ndicyo ntabwo wari kuba uri gutonganya umugabo wawe. Marayika yabaye aho ngaho, akomeza kubana n'uwo muryango nyine wari wamutoraguye. Igihe kimwe kiza kugera, marayika yigisha uwo mugabo muri urwo rugo gukora inkweto nziza, ariko yifashishije ubumenyi bwe nk'umumarayika. Bakoze inkweto nziza.
ziza gukundwa n'igihugu cyose, baza kugera n'aho bashinga uruganda. Ubwo urumva marayika yahise abona umurimo wo gukora mu ruganda. Ubwo ngubwo rero ibyo ngibyo byabayeho nyuma y'imyaka 10. Abantu bagiye bakomeza gukora izo nkweto, igihugu cyose kirazikunda kugeza n'aho inkuru yaje kugera ku mwami. Umwami nawe akajya atangira kujya akoresha inkweto mu ruganda rw'uwo muryango. Bakoze inkweto nyinshi cyane. Rimwe umwami aza gutanga komande yo kuvuga ngo bamukorere inkweto. Yohereje uruhu muri urwo ruganda, abwira nyir'uruganda, aramubwira ati nshaka yuko munkorera inkweto zifunze muri uru ruhu. Amuha amabwiriza. Uwo mugabo yahereje marayika urwo ruhu, aramubwira ati dusanzwe dukora inkweto zifunguye, uyu munsi umwami yategetse yuko tuza kumukorera inkweto zifunze. Ndakwinginze unyumve neza, ntuze gukora inkweto zifunguye, ahubwo umwami umukorere inkweto zifunze, kuko nuramuka ukoze ikosa twese baraza kutwica. Marayika sinzi ibintu yumvishije, sinzi n'ukuntu byagenze, ariko marayika mu gukora inkweto yagombaga gukora, marayika yakoze inkweto zifunguye. Sinzi niba yarabyumvishije nabi cyangwa se yarabikoze ku bushake, ariko marayika yakoze ibihabanye n'ibyo bamubwiye. Amasaha akomeje kwicuma, igihe cyo kugira ngo inkweto z'umwami bazishyikirize umwami kigere, nyir'uruganda wa mugabo waratoraguye mu marayika yaje mu ruganda kureba aho igikorwa cyo gukora za nkweto kigeze. Ahageze akubitwa n'inkuba. Ati ni bya bindi ufata intama ukayita intama kandi ubwayo ari ikirura. Ati dore wa mugabo we ushyize iherezo ku buzima bwanjye. Nakwizeye ndakubwira nanagusubiriramo ngo umwami ashaka inkweto zifunze, ntabwo ashaka inkweto zifunguye, ariko wowe wagiye wikorera inkweto zifunguye. Muri ako kanya uwo mugabo akirimo aratonganya marayika, haje umuntu wirukanka igitaraganya mu ruganda, avuga n'ijwi riranguruye. Uwo muntu yari umugaragu w'umwami. Ati ntimukore inkweto zifunze, ahubwo mukore inkweto zifunguye. Ati kubera yuko umwami yatanze. Umwami w'icyo gihugu yari yamaze gutanga, kandi iyo umwami yatangaga bagombaga kumwambika inkweto zifunguye. Umugabo yarahindukiye areba marayika, aravuga ati se uyu mugabo yamenye gute ko agomba gukora inkweto zifunguye, kandi njye namuhaye amabwiriza yuko agomba gukora inkweto zifunze. Uwo mugabo yasabye imbabazi marayika, ariko marayika nawe biramutangaza, biramutungura, aravuga ati se ko nanjye bari bambwiye gukora inkweto zifunze, nakoze inkweto zifunguye gute? Uwo marayika muri ako kanya yarongeye araseka bwa kabiri. Nyuma y'imyaka igera ku 10 araseka bwa kabiri. Ubwo ngubwo marayika yahise aseka yuko Imana ariyo izi ibintu byose bishobora kubaho. Imana niyo ireba ahazaza ikamenya ngo bizagenda gutya. Twebwe nk'abantu ntabwo dushobora kuba twamenya ikintu kizabaho mu gihe kizaza. Uwo mugabo yaje gusaba imbabazi uwo marayika, amubwira yuko atarabizi, ataranabigambiriye kumubwira nabi. Hashize indi myaka 10, imyaka 20, marayika nibwo yatangiye gutekereza kuri za mpinja yaje gusanga ziri kumwe na mama wazo yari yapfuye. Aribaza ati se ubu ngubu babana maye Imana yohereje undi mu marayika atwara roho ya wa mugore, cyangwa se Imana yahisemo kuba yazura wa mugore akarera babana? Muri ako kanya akiri kubitekereza gutyo, mu ruganda hinjiyemo abakobwa 3 b'impanga baje gukoresha inkweto. Binjiyemo baje bari kumwe n'umugore w'igishongore, ubona ko ari umugore w'umunyamafaranga ubayeho ubuzima bwiza. Marayika yegereye uwo mugore aramubwira ati se aba bakobwa n'abawe bagiye gukora ubukwe? Aramubwira ati yego. Ati aba bakobwa n'abanjye bagiye gukora ubukwe, kandi uko ari 3 bose. Uwo mugore uwo marayika yaje kubaza uwo mugore wari uzanye n'abo bakobwa 3. Marayika abaza uwo mugore aramubaza ati se ko mbona basa n'impanga? Ati yego ni impanga. Ati kandi ntukomeze kubaza ibibazo byinshi. Ubwo ngubwo yabwiraga marayika atebye ati muri bose nta n'umwe wakwemera, ati kuko bagiye gukora ubukwe. Arangije uwo mugore akomeza amubwira ati aba bana nabatoraguye ku muhanda bari kumwe na nyina yapfuye, ndabafata njya kubarera mbashyira nk'abana banjye, kubera yuko nari maze igihe nsenga Imana
nyisaba ko yampa umwana cyangwa se ikaba yampa urubyaro. Nyuma rero naje kubona umugisha wo gutoragura abakobwa 3 ndagenda ndabarera mbagira nk'abana banjye. Ati uyu munsi ni ibirori bikomeye cyane, ati kubera yuko bose bagiye gukora ubukwe ku munsi umwe. Marayika akimara kubyumva ibyo bintu yarongeye araseka bwa gatatu. Ibaze ko marayika yamaze imyaka irenga 20 ku isi kugira ngo aseke inshuro 3. Marayika rero yarasetse bwa gatatu yiseka kubera ubugoryi bwe yari yakoze, kuko abo bana nubwo bavukiye mu bibazo ariko bakuriye mu bisubizo. Nyina wenda ntabwo yari gushobora kuzabarera, ariko Imana iba yarakoze ibyo ishoboye byose kugira ngo abo bana bazabeho ubuzima bwiza. Marayika rero yari yisetse cyane kubera ubwo bugoryi yari yakoze, ahita anatekereza yuko Imana ariyo yonyine ishobora kuba yamenya ahazaza. Niyo waba mu buzima bwawe ugenda uhura n'ibibazo byinshi mu buzima bwawe, ugenda wibaza ati se njyewe igihe cyanjye kizagera ryari, jya wibuka ko hari Imana mu ijuru igenga byose. Imana mu ijuru yo ibona ibyo dukeneye ikabiduhera mu gihe cya nyacyo. Inkuru niba wayikunze gukora subscribe, ukore na like na share, uduhe na comment ku nkuru wumva ko twajya tukorera mu kiganiro cya buri munsi. Iyi ni Prime Show 250, ndabakunda cyane.